kumugabo iwawe ni ruhina naho yubinga bikingwa be urugo rwire yemwe abagiye kurushinga ruzaburutambamita umuhoza amata kurimbi Kamisha uzamuvunishe we wamuhawe umufasha kugira ngo ubane natwe udufashe mana ushyigikire ubukwe ushyigikire umukwe n'umugeni ushyigikire abantu bose bataha ubukwe imbaraga z'umwuka w'Imana zikomeze kubana natwe imbaraga z'umwijima ndazirukana mu izina rya Yesu Kristo gusa ukuboko kwawe kwiza kubane natwe urakoze ukomeze kuduhira no kutugirira neza ubwiza bwe bari n'umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo amen. Bashyitsi beza rero nk'uko musanze turimo tubivuga aho dufite twese iby'Imana igenda ikora bigenda bisa niyo mpamvu rero twari tugize ngo umubyeyi wacu intore muri uyu muryango umubyeyi Murego tumuhereze uyu mwanya kugira ngo atwakirire abashyitsi. Muraho amahoro yango nawe urabireba yewe ndabona mufite akanyamuneza twishimiye kubana namwe kandi inshuti yanjye n'abo muri kumwe ubwo mwarinzwe n'Uwiteka Uwiteka nahabwa icyubahiro amen. kandi utambuke muvandimwe nkunda yanjye Karemera turamukanye Uwiteka guhira uko nabonye bitabakundiye yuko baza kumurira kare muri aho muraho Karemera mwagize urugendo rwiza se Twagize urugendo rwiza cyane yego ntabwo ishyamba rya Nyungwe ryatukanze ntabwo ishyamba ryabaka cyadutwara iki ko tuturangaje mbere n'Uwiteka ariko cyari kirimo se oya inyamaswa ziba muri zibenyereye abantu mwamenyeranye n'inyamaswa zaho ndetse si ibiremwa kimwe natwe inyamaswa zarabamenyereye cyane imvura iragwa iwanyu se iragwa ubuse mwavuye iwanyu nka gihe kikoko twizinduye twageze i Kanombe dufata mbese ntureba ibinyabiziga biri hariya byose Imana ishimwe naho zaba ari nka zimwe z'ikibungo ariko nazo zitazabagejeje oya ntabwo ari nk'iz'ikibungo akira tukwakire aba bantu abakobwa b'Imana n'uyu muntu reka musabe atambuka azashyira imbere y'Imana ifunguro turi bufatira aha ryose ahasigaye ubundi twakire umusaza Karemera. Mana tugushimiye ibyiza byose watugiriye kandi tugushimiye ibyo kunywa ndetse n'amafunguro byateguwe kugira ngo byakire abashyitsi ndetse n'abasangwa nibyerezwe kugira ngo imibiri byakire igubwe neza ukomeze kwita ku bugingo bwacu mu izina rya Yesu amen. Karemera maze rero akira amakire iki Karemera kararyoshye mwakongeye Karemera kararyoshye se kuko ari gakeya Karemera ntacyo ntibakongere n'akandi mwongeye kagotomere rwose hari akandi buri mpamvu navuze ko nashyizeho ka nuko nagashimye ntacyo ntabwo niba ari ukugashima ntacyo nimba ari nuko ari na gake nabwo barakongera oya ngaho genda wiyicarire ntabwo kurikora tugahuza ibiganza tugashimira abasaza baraganira n'abaziranye umubyeyi Murego ndetse n'umubyeyi Karemera rwose Imana ibahe umugisha. Buriya ngira ngo barumuna banjye na bashiki banjye buriya mwumviyeho umubyeyi Murego yakoze ikimenyetso cyo kwakira umubyeyi mugenzi we aba anatanze uburenganzira bwo kwakira abantu mutwakirire abashyitsi n'abasangwa kugira ngo buri muntu wese hano aze kugubwa neza.
aka n'agatobe umuryango wa Ndaribitse Yosefu naje mpagarariye mbaye ngo kabashyikirize kugira ngo iki gitaramo gikomeze kiryohe, igitaramo cyo gushimira Kareme. Dore rero turagushimiye Imana yawe cyane ubwo wazanye aka gatobe. Izina numvise wakisa amazina menshi ariko iryo ushoresheho numvise uvuze yuko ari akadufasha kugira ngo iki gitaramo gishyuhe cyo gushima Imana. Si uko nguko mubyumvise ra? niko mvuze rwose, niko uvuze. ubwo ahasigaye ndaza kukubwira n'irindi jambo ufite yanzinduye ko nubundi sinaje ngutunguye, bubundi warivuze kare hano wahise urimbwiye. oya cyane gato nakubwiye. Yego Kareme. Ndumva umaze kuruhuka muri iki gitaramo, ariko hari ubundi butumwa umuryango wari wampaye ngo mbubagezeho. Munyemere rero mukaba mwampa umwanya kabwira Kareme. Karame. Ibyo ari byo byose ubwo watangiye usibye uyu munsi kandi ukaba waje ndetse natwe tukaba twakwakiriye n'abo muri kumwe, akaba ari wowe uhamije yuko waruhutse. None kuko waruhutse ukaba wumva ubwo waruhutse wavuga ubutumwa bagutumye, ntabwo twakwanga yuko uvuga ubutumwa umuryango wagutumye cyangwa se umuntu yagutumye, upfa kuba atari ubunyuranye n'ibyo turimo, kandi niba binanyuranye nabyo turitangana dutega amatwi tubwumva. Urabona ko naje ngaragiwe n'abasore, inkumi ndetse n'abasaza bagifite agatege n'abakecuru twazanye, tukaba rero tuje gusaba Umurirwa Françoise, kandi kuko mbaziho imico myiza, kuko nzi ko musanzwe mutanga abageni, ariko natwe tubimana turabatanga, kandi ashidikanya ko Umurirwa Françoise twaje gusaba uyu munsi mu muduha. Mbega kwa kundi iyo twandika amahoro turavuga ngo twizeye igisubizo cyanyu cyiza. Nyakubahwa rero Murego, ubutumwa bukomeye naje nzaniye umuryango wawe nubwo ngubwo, ahasigaye tugira Imana. Kamusanga ahangaha wegere tuganire. Ikinyarwanda inzoga cyangwa imitobe yo gusaba byazaga byikorera n'abakobwa, none banyu abakobwa nibo babyikorera. Rero yaraje mwikoreza uburinganire, abana bose barabeshya mu burenganzira, ariyo mpamvu umubana wanyu uyu mukobwa niwe mwahise mubikorera. urabona uyu mukobwa koko ntacyo, reka twikomereze ibyo ngibyo. ubu ntabwo bagikorera ku mutwe. uyu mutobe rero
ko ndeba ufite ubwoba nk'aho atari mwe mwaweze Kareme watinye kuvuga umutobe iwacu twariho hari bakeneye ariko byaguteye n'ubuki bwo mu nyungwe rwose ariko n'ikivu kiri iwanyu n'ikivu kirahaba ntacyo ubwo nacyo gihari uko ariko rero ibyo tuvana mu ntoki no mu nyungwe nibyo muvanga biba biryoshye biba biryoshye ikivu nta mazi ntabwo navuga ko amazi abiha kandi ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu ariko rero ntabwo dusabisha amazi dusabisha umutobe reka ntabwo ari byo twavuze kandi neza cyane iwacu tubita umutobe w'indakamiro none n'indakamirwa wa undi w'umwimerere tutavanze n'amazi ubundi Kareme iwanyu hariya muri Nyungwe oya hirya ntabwo gituye muri Nyungwe ntacyo uko biri kose waba uyituyemo cyangwa uyicamo niho bijya ntabwo mpamenyereye nkawe ko naherutse hajyaga haba n'ubuki bw'umukipfi wanyu buracyahaba hano muri ubu nibwo ntacyo ubwariko uraza gusomaho nuko urakoze none wagira ngo tubigenze dute hajya mu kanya sinabivuze ko ngaho mbwira impamvu yabo mbwira impamvu yabo ubu buki ni ubwo gusaba umugeni ni ubwo gusaba umurerwa Françoise ntacyo nimba hari umuntu uri bugukurireho ibikoma reka tumworohereze aza ari gukurireho nimba ari ntawe utandukanye n'iwacu kandi watandukanyije nawe igihe uzazira iwacu uzasanga ari kimwe nibyo cyane ntacyo reka se Kareme ibyo kubanziriza na Kareme sinakubwiye yuko umuco we wanyuri bungure ubu mubanziriza inzoga waje wikoreye ubwo ari we wayizanye Kareme iraryoshye ngaho genda wiyicarire urakoze ubu ni bwa buki karite ya mbere twashimye yego turishimye ndumva ibyo birahagije rwose birahagije umva iwacu iyo twasabye abageni tukabahabwa ntabwo dutatira umuco wa kinyarwanda ntabwo tujya dutunga abo tutakoye wanyemerera umugeni ariko ntiwanyemereye inkwano agira ngo usabe umboshe Kareme ntabwo ibyo nguma kubigorora ahubwo nabyo ntacyo bitwaye buriya n'impamvu inkwano tutari twayikubwiye ni uko wari wanatubwiye ko tugira ubuntu n'utayifite ntitwamwima umugeni ntabwo twakwima umugeni umuntu ngo ni uko atadukwereye niyo mpamvu wumva ibyo ngibyo ntari nanabikubwiye rwose mutaniteguye gukwa umugeni twamubaha ntabwo umugeni mwemerewe twamubima ngo ni uko mutakoye maze witeguye mbega twiteguye Kareme witeguye ibisabwa kugira ngo umuntu akwe se wabyiteguye nabyiteguye ubyiteguye ngaho bikore agira ngo mbanze gushyikiriza umunani wa mbere ariko Kareme Karame
erega ndagufasha muri byose, nakubwiye ko bitanahari nagushyingira. oya birahari. Ikinyaga rero ntabwo kinyuranye n'iby'iwacu, twebwe cyokoza binanyuranye ntacyo, twabigisha iby'iwacu akaba ari byo mukora kuko mwaje n'iwacu. Rero birya rero no gukosha umuntu asaba gukosha, wabisabisha ururimi gusa nabwo twabikuha, wabisaba nk'uko umubiri, muri ibyo byose tuguha iki? Ndagira ngo baze gushyikiriza iminani ya mbere uko biteganywa n'umuco. Haguruke se, oya reka mworohere musanganire inshuti yawe. Kareme, Kareme, wambwiye ngo ihinga n'ubwatsi bugaburira inka. Bugaburirwa inka. Agira uzafashe mwuka byaramo munyakire. Ntabwo turi buhindure ikinyarwanda, nibwo kitwikigereka reka tukita kabidi ko ari wowe ukaza ageze turakita kuki amazi yo kuhira inka. iyi nayo ni ibase. Iyi ni ibase ariko iyi rero imashini ubwatsi bwo kugaburira. Kareme, iyi ni imashini. Karemera ko ntazi gutwara imashini, uraba imashini ngo bigende. Muri aba bahungu bawe ubu muzi kuyitwara cyane. Ngaho nimunyereke uko itwara iyi mashini ya Karemera mwuka nyabwo. Karemera ayoboye. Iyi rero ni iminani ya mbere. Unkoshe kuko ntabwo iwacu turabatunzi, ntabwo turabuze, kandi namwe nzi ko muri abatunzi. Wicaje Kare, murakoze. Ariya masuka wambwiye ngo niyo ahingira inka ubwatsi? Ariya masuka ahinga ibyo abantu barya, agahinga n'ubwatsi bwe, n'ubwatsi bugaburirwa inka n'andi matungo. None Karemera ko ufite impungenge, inka z'iwacu zigira urwuri tutazihingira, izo nka zirya ari uko mwazihingiye turamenya tuzikosha dute Karemera? None se urwuri ntibarukorera entretiye? Nubwo aranturutsiye ubwo nta kundi. Karemera we, rero ubwo witeguye kudukwera, harya batubwiye mu muco w'iwacu n'uw'iwanyu ko ari umwe, kandi ukaba wambwiye ko waje witeguye, n'izo nka wazizanye? Twazizanye. Ubuse urwuri rwacu rubi n'ahangaha zaba zagezeyo? Zagezeyo kare, zaje ejo. None zikaba zagezeyo? Zageze mu rwuri. Kareme, uri umuhanga nubwo wikosha bwose, ariko kuko duhuje umuco reka tukwemerera izo wadukoreye tukugirire icyizere, kuko n'ubundi twakwizeye. Ubwo wahisemo kwikosha ukaba wazizanye zageze no mu rwuri rwacu, natwe turazishima. Reka tuguhe rwose, turazirwanda zawe, abazizanye uraza kubaha. ashobora kuba yari afite icyizere, yaje akubwira ko ngo akwizeyeho ubuntu. Arabizi ubuntu natwe turabona. Yarenze imbago z'ubuntu, rero icyizere kirongora inka kizijyana no mu zindi. Ariko ntacyo, umubyeyi wacu ntabwo ni mudatenguha, ntabwo ari bukurushye, ubwo byarangiye umuryango wazishimye. Ngaho komeza utarame.
nazo twazemeye kandi twazishimye. Ubwo twashimye inkwano rero icyo nakubwiye uzakizirikane nk'umuryango tugusabye, ntabwo tuzakigutegeka vuba aho uzahugukira n'umuryango wawe ubonye akanya muzadutumeho aba babyeyi turi kumwe, ba nyirasenge w'umwana na nyina wabo n'umuryango wacu mugari, muzatuzanire umukwe wacu mu mutwereke. Murakoze. ntabwo Françoise Musabira Uwizeyimana Benjamin. Yego. Ahubwo nahaguruke ari wazi Ediba wari wavuze nawe jeni ya saa 3 duruboni hagisesekara hano nibwa ugakiza ntacyo nimba naje n'ubu ntacyo bitwaye ntacyo bari. Benjamin haguruka ujye gusuhuza mu ndego. Murumva isashimwe yaba ariwe wambwiye mbere y'ibyo mva nuko nimwakiriye umukwe wacu hose namubonye umukwe bagukwe mwiza yaba ari wowe namenye ko ari wowe kare kose nubwo Karemera yagiye aca mba namwihoreye nuko imana ihobogisha nimumwakire reka bageze bawe bakwakire bakire umukwe wacu turamwishimiye wanjye ndetse na pare batambuke hanyuma bashyikire icyicaro cy'umukwe batambuke. Nanjye ndasaba ko Françoise naza akansuhuza. Ibyo ngibyo ngira ngo umubyeyi Murego niwe wabifataho umwanzuro uzuragira ngo niwe ndikubwira ko ndikubwira Murego. Yego nakumvise umubyeyi wanjye ngaho ntacyo rwose kuko waduhaye umukwe mwiza natwe ntacyo twakwima. Wenda ntabwo ari bitambuka intambwe ndende nk'iyo wabonye Benjamin atambuka, kandi nta nubwo binagoye ko watanze se n'umuntu umusigarira ku byo yakoraga, ubwo wabonetse aramusigariraho mu kanya mu ngendo bamutoje kugenda. Nturambirwe gusa ari bukugereho. ntabwo ndambirwa rwose. Waraje munyurare mborezwe neza remana bamubyaye bakishimiye bizino uyahanuwe na nyirasenge akamutoza gusenga amasengesho akayamusiga akayamusasira yemwe Mwana wanjye rero Murerwa, umuhungu bita Benjamin uramuzi yanjye, dore Murerwa wadusabye nguyu turamubahaye. Benjamin wasabye ko nzaza kugusabira. Umuryango we ni umuryango w'imfura, umuryango mwiza. Françoise nasabye
amuhaye wowe wambyaye igihe cyose tuzibanira
ashimishwa no kubona uwo yabyaye, uwabyawe agakunda uwamubyaye, akagerageza kumwubaha cyane. Genda gushimira wowe wambyaye, igihe cyose tuzibanira. Genda gushimira wowe wambyaye, igihe cyose tuzibanira. kugira ndatewe ndatinya yari ingangare, nahore warara nahore warara inanone ubiyacu ngira amacumu nizamubaze kubera birori ziri mu musigo mwiza yemwe ziri mu musengo igihangange impatabugabo yewe nabaje kwikora bakuze bamukinuze n'umukobogera imbere nawe yageragaka nabaje kubikubitira amagizi maze gutama yaruterabwoba kuko amahina nikwagwe mbere kurinda nabaje cumuri maze urugamba gukirana riteye mushuba sinarigerekaho amakuza hirya ndarikunda mu mwaro wa nyamwijima nge ryamagara bagiye bazatsinda barutsa kizimundi nkubikaraga n'urutsike hiryo n'isaro ribasuhuka izacu zirimo inyamamare yabyaye imparabari igakamirwa mpinga nzima yabyaye impora burakeye tuvuga inka kandi agatsinda turazigira nijya kuvuga inka manzi impinyura ya rwantambi iyo n'inture nayeganya abahizi hega ntidutangiriye ku nkwano kirazira natwe iwacu ziragwira imyuga dore indangamirwa yabyaye indemarugangara ndavuga igerere mbabwiye ngombara mbere ukarindi imboga n'ingazi ikaba turazigira ndavuga inkigimbi zigaseka nasubiza intore zigahiga mvuga iya musinga rusumba nkuko yanze gusumba n'ikibumbiro ikibundo cyaramukiye ku myugariro yanze gukamirwa mu njobe ngo abakobwa b'iwacu batayita igitungirwa mu kantu kandi muri uramba yose ebyiri igatunga n'abashumba ku ishyamba abanyakubyara basiganye kujya zikaba mu ruzenda mihigurwa mu mpanga zikaba imindabo n'indangamirwa muri umunani ndabukiramihigo zikaba imindibagizi abaswa rutabera na muzibata agatsinda yibera mu nyangamitsi zikaba imishongore baririmba n'igikundiro zikaba indende y'umukara y'indahangarwa zikaba impotore y'inyamamare n'inkambandoga amasunga databuje nyakiririye uyu mazi umuhesha umugisha nisubije muzasigaye mu rwuje tugire nk'abitanga rikagira muri umuntu wayo agahiza agatera ababyeyi guhimbara dore nkabona ikirya ntikiryama nayibaje nyoborwa n'ikidongo kandi ngabo yera umubiri ikinabajwe n'amidarido umushumba ho mubeza ruhera niyakugiza temani mbe ngabo yera umubiri ati yagurishije igisigati yari kundagira nyakunyagwa kigurira ibijumba niho umuranda kuragira ubwatsi bw'agahimushira agahinda nyakuragira ubwatsi bw'umucyamu cyamuri buntu maze ukunde wuzuza inkongoro ariko abamba amasaha aransatiri zirimo rwandamiza ku rugamba ijamacumi ngerwamigo rwanyirwaga impeta bamubazira guhunga yatuzogena nahira umuntu udakurikiza imigambi y'abantu yicaye n'abakobwa amategeko y'uwiteka akaba yibwira ku manywa ya nijoro atari kurambesha bataha n'impunzi umwami yesu turamuzi n'ikimenyane nuko dukunda kurusha abandi ati ingingo ibahingira niyihe nuko ajya kuvuka yahisemo kuvukira mu batanu abuze ko bigenza ngo twari abanyabyaha byinshi oya ndavuga reka mbanze nkore rero evaluation ndiye ko niba nta bintu byavanga basuzanye hano ngiye kubara nsangana bitatu gusa konesha gutukana no gucukurikira imibati ya rubanda agiye kugenda yasize bitubabariye ubwo namwe muzajya mutubare mutwiciriye barakoze cyane abatahira bacu nimuhanze ibiganza tubashimira abatahira n'abana beza cyane
nakunze ntukagire irungu warakunzwe n'intore kuva nkigukunda ntiwigeze undushya igihe tumaranye wanyeretse ubupfura by'urwoza buri munsi nzarusiga amavuta nzabagarira urukundo nawe ujya uruvomera ngwino murimbo wanjye muvandimwe wisubirayo igaruki dore bakuvunishije bino bijyanire hariya utazongera no kwikora nawe ajye gukora ya mirimo naze twijyane wahereye umukorera mujyane hariya nihatarikora inzoga rero cyangwa imitobe byose bikiranana harimo inzoga ivanze n'umutobe ubwo nabyumvise harimo kukivumura abahanga yego iyi niyo gutebutsa kugira ngo muzampekere urakoze akira amashyira muri ati twigiye tubihamye n'uyu mukobwa nawe uramumpaye amani rwose asigaye rwose ugira ubuntu rero kuko n'iwabo wabyaraze rero banagukoreye kare bicara twebwe ntabwo tubakora maze muvandimwe simbuze ngo umpe agasezero ubwo iwanyu ntabwo dusezera tuba duhari nubona mpagurutse umenye ko ari ukugira ngo ushungane n'ibihe bataza kugira icyo bongera ku matiki twakatishije yo kugenda saa 8:30 urakoze yanjye kugira ngo niyo ndege itaza kubasiga kandi hano mu byo tugira ngira ngo wabibonye ko nta ndege irimo ngo tuyibatwaremo ubwo rero ibyaba byiza nuko twabaragize Imana indege ikabatwara uyu mukobwa arabafasha abatwaza bageze muri iyo ndege ino Mpamba muri Cyangugu ni kure ariko naho ni mu Rwanda ntago ari ahandi nubwo hari abahitaga yuko atari mu Rwanda ibyo byarangiranye n'icyo gihe ariko ni mu Rwanda nta Rwanda rwa kure rero ahari n'inshuti ntihaba kure kuragije abana bacu tubereye mu birori kugira ngo ubukwe bwabo ububemo kugeza ku musozo kandi saho gusa urugo rwabo uzarubemo uzabategurira ijuru ritoya uzabimuriye mu ijuru ryawe hamwe uturinde umwanzi kandi ahubwo amahoro y'umugisha aba ari udusesekazaho tubisabye mu izina ryayo uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu bifuje kurushinga tubasabiye umugisha data mwiza wo mu ijuru nk'uko kera washyingiye